Murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Akiza TV, murakaza neza murisanga. Hello, mwaramutse neza cyangwa mwiriwe bitewe n'aho muherereye. Nizere ko mumeze neza hano kuri groupe. Amakuru yanyu mumeze mute? Ndaho nge ndakomeye. Nizere ko weekend yagenze neza. Nanjye weekend yagenze neza, ndashima Imana. Ubwo rero muri kino gitondo mbere yuko njya mu kazi, nagira ngo mbaganirize kuri kano kantu mbere ko njya mu kazi, kubera ko umwuka uri kubinyoboramo. Uyu munsi ni umunsi ubundi dusengera urugo rwacu, ni umunsi dusengera ingo nyinshi, ibyifuzo mfite by'ingo mbishyira hano ku munsi wa mbere. Nafashe umunsi umwe wo kujya nsengera ibyifuzo by'ingo, noneho ni n'urugo rwacu. Urugo rwacu buri gihe turushyira imbere y'Imana ku wa mbere, ubwo noneho abana bacu nabo tukabasengera ku wa gatatu. Ubwo rero nkuko bisanzwe, nizere ko nkuko mbibigisha igihe cyose, buri muntu wese unkurikira hano kuri groupe, ko ugomba gusengera urugo rwawe, ugomba gushaka umunsi umwe mu cyumweru ugomba gusengera urugo rwawe, kandi ugomba no gushaka n'undi munsi ugomba gusengera urubyaro rwawe. Ariko uyu munsi nubwo ari umunsi wo gusengera urugo iby'ingo, ariko ndi kuyoborwa n'umwuka wuko kundi dushobora kuba twasengera. Hariho ingo nyinshi, hariho umugore n'umugabo bubatse ariko bafite ikibazo cyo kutabyara, batari ingumba communautaire, ariko hariho utubazo kanaka, kandi Imana yacu burya irashobora. Nagira rero mbahereze audio y'umwanya muto cyane kugira ngo nganire n'abo bantu. Niba wowe ufite ikibazo cyo ko warabuze umwana, umaze imyaka 10 nta mwana, umaze imyaka 15 mu rugo nta mwana, imyaka 20 nta mwana, ariko Imana ikagumika kubakira urugo rwawe, Imana ikagumika kugumiza n'umugabo wawe n'umugore wawe. Hariho benshi bambwiye ko abagabo babo byageze bakananirwa, bakagenda kubaca inyuma, bakajya hanze, kandi bajya hanze bakabyara. Ubwo noneho nyuma yo bajya kwa muganga bagasanga umudamu niwe ufite ikibazo, rimwe na rimwe ugasanga trompe zarazibye, bisaba yuko bagomba gufungura trompe, ugasanga rimwe na rimwe hari utubyimba bafite mu nda bagomba kubaga. Hari abo babaza ariko ngo kuza n'ubu ngo bitarakunda, ariko nubwo bababaze hari igihe yitwara ikavamo. So ubwo rero abo bantu basabye kugira ngo mbasengere. Mu by'ukuri no mutwaro mfite kuri njyewe gusengera abo bantu, ariko namwe ndagira ngo mbasabe mwebwe muri kuyumva muri uyu mwanya, namwe muri iyo situation, hari Imana ikora, hari Imana ikuraho ibyanze kuvaho, hari Imana ihindura ibyanze guhinduka. Imana mbabwira ni kubera ko ndayizi, kubera ko hari ibyo byinshi yankoreye mu buzima bwanjye, yankoreye byinshi. So rero Imana yacu yo twitakambiye burya irazi gakora. So rero reka mbabwire mwebwe muri iyo situation, zito abantu benshi bakunda kunsaba amasengesho y'icyo kintu cyo kuba batabyara. Reka mbabwire, dufite Imana kandi ikora. Mbasabye kwizera, ubundi Imana mukayisaba. Ariko reka nze mbigisha akantu kamwe. Nkuko ufata umunsi umwe mu cyumweru ugasengera urugo rwawe, ndagusabye ngo ufate n'umunsi umwe mu cyumweru icyo cyifuzo cy'urubyaro ugishyira imbere y'Imana. Ujye ugerageza usengane n'umugabo wawe, kuko ababimbwira n'abadamu. Ujye ugenda usengana n'umugabo wawe, ujye winginga umugabo wawe, mufatane mu biganza, mufate ku nda yanyu, muhamagara Imana, muyibwire ati Imana waraturemye, urangije uraduhuza, turi umugore n'umugabo. Ndabizi ko ari wowe utanga ndabizi ko ari wowe utanga urubyaro, nkuko waruhaye abandi natwe duha urubyaro. Reka mbabwire ikintu, musenge mwizeye,
hariho abambwira ati twarasenze, hariho groupe yitwa Kanguka abantu benshi nkunda kuyibarangira, iyo ntuze Kanguka bakambwira ati twarafashe byaranze, twaragize gute byaranze. Reka mbabwire ikintu, urashobora gufata inshuro zingaho, urashobora kusenga ugasenga n'imyaka 25 igashira, ariko muanze reka nkubwire ikintu, ubwo rugo rwa Imana iracyagwubatse. Eske niba ubwo rugo rwa Imana icyugubatse kubera kidashobora kuguhereza n'umwana yamuguhereza. Reka nkubwire ikintu, senga kandi bitabujijwe yuko ugomba kujya kwa muganga. Ugomba kujya kwa muganga kugira ngo umenye ikibazo ufite, kubera ko numara kumenya ikibazo ufite bizoroha kugira ngo unabisengere, kubera ko niba ari trompe zifunze bizoroha kugira ngo ubwire Imana ifungure izo trompe. Niba udafite amafaranga zo kugira ngo ugende kwa muganga bafungure izo ntuze izo trompe ni iriya miyoboro yinjiza intanga. So Imana izagufasha kugira ngo iyo miyoboro ifunguke. Niba ufite ibibyimba mu nda, Imana izagufasha, uzasenga Imana iguhereza amafaranga ujye kwa muganga bakubage. Hanyuma niba mara kukubaga icyo ugomba gukora ni iki, ugomba kubishyira ku Mana. Ubundi Imana ukayihamagara ukayibwira ati indi zinjira muri ngewe izahamemo mu izina rya Yesu. Byose Imana irabikora. Byose rero Imana irabikora. Ndagira ngo mbabwire ngo ndagira ngo mbakomeze abantu muri icyo kintu, abantu muri uwo mwanya utoroshye. Mu byukuri muraza kuvuga ati Chantal ari kubivuga kubera ko yarabyaye, arubatse, yubatse neza, niyo mpamvu ari kuvuga gutyo. Reka mbabwire ikintu, ni ukuri ko Imana yo mwijuru, mwumve ko umutwaro ari uwanjye. Ibi ndi kuvuga nabifashe nk'umutwaro wanjye. Mfite abadamu barenga 10 ndi gusengera, mfite abadamu barenga 10 nsengera kubw'urubyaro. Imana ibaha urubyaro, ariko buri gihe nkunda no kubabwira ati musenge cyane, mwegere Imana cyane kurusha uko mwari muyegereye mbere, kandi mujye musengera n'urugo rwanyu, kubera ko iyo hari icyo kintu shitani iraza. Niyo mpamvu benshi bagenda bakajya kubyara hanze, niyo mpamvu benshi batandukana, niyo mpamvu benshi batangira kujya mu ntuze mu ndaya, siritu ku badamu barabimbwiye cyane. Reka nkubwire ikintu, dufite Imana kandi ikora. Mbere yuko ndangiza aka kantu ndi kubabwira, ni audio ntangiye kubahereza kubera ko mukangiye kwinjira mu kazi. Reka nze dusengane. Uwiteka Mana yacu, Uwiteka Mana ikora ibyo abana b'abantu badashobora gukora, wowe utegeka bigakomera, wavuga bikaba. Data mwiza, turi imbere y'amaso yawe, turi imbere y'ubwiza bwawe. Nukuri turabizi ko hariho byinshi wakoze mu bugingo bwacu. Nukuri Data mwiza, turakuzamuriye ubuntu bwawe, urukundo rwawe. Uri Imana nturakamana Data mwiza. Dore turabana abantu, umwana w'umuntu areba agacumura, yatekereza agacumura. Twese dutunganye, tubabarira ibyaha byacu, tubabarira kari na gato ya Data mwiza. Haleluya. Urakoze Yesu, urakoze kubyemeye kandi kubikoze. Dore uyu mwanya wa none Mana mu ijuru, no muso gusengera urugo rwacu, no muso gusengera ingo nyinshi Data mwiza, ngushyize imbere ingo nyinshi zitandukanye, urugo rwacu n'izindi ngo zose Data mwiza za bene wacu, inshuti n'abavandimwe, gitare cy'amahanga, abo tuzi nabo tutazi. Imana mu ijuru, umuntu wari we wese uri kunyumva muri uyu mwanya Data mwiza, manuka ugende umwubakire mu rugo iwe Mana mu ijuru. Ahari amakimbirane aveho mu izina rya Yesu, ahari ibibazo hagati y'umugabo n'umugore Mana mu ijuru biveho mu izina rya Yesu. Ubikoreye kubw'urukundo rwawe, kubw'imbaraga zawe. Haleluya. Urakoze Yesu. Ndakwereka abadamu Data wo mu ijuru, ndakwereka abagabo Data wo mu ijuru bategereje urubyaro Data wo mu ijuru, ntago bazi uko byagenze kugira ngo niba bari kubyara Data mwiza. Bamaze imyaka ingahe Data mwiza? Bamaze imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4 Data mwiza, imyaka 10 Data wo mu ijuru, imyaka 20, imyaka 25, ntago barabona urubyaro. Ariko Data mwiza, ushobora gutanga urubyaro, ndabizi Data mwiza, ushobora
ushobora kugira icyo ukora Mana mu ijuru, n'ukuri bwiza bwo mu ijuru, manuko wigaragaze Mana mu ijuru, manuko ugaragare mu rugo rwawe Mana mu ijuru. Baha ikibondo Data mwiza, biraryoha kugira umwana ndabizi Data mwiza, biraryoha kubona umugore wawe watwite Data wo mu ijuru, umugabo kugira ngo abone umugore watwite Data mwiza, gukora kunda bye byonyine nabonye ko binezera Mana mu ijuru, byanezerezaga umugabo wanjye nkabibona Data mwiza. Umudamu kumva atwite Data mwiza, umwana ari kumuvinga mu nda Data mwiza, biraryoshye gitare cy'amahanga, nabo byababera Data mwiza. Uyu mugore turi kuvugana muri uyu mwanya Mana mu ijuru, nabo byamubera kugira ngo agire umwana mu nda Data mwiza, umwana akine mu nda, amwumve igitare cy'amahanga, yumve kuntu umudamu twita mera Data wo mu ijuru, n'ukuri byamubera gitare cy'amahanga. Ndagusabye nkwinginze gumana kugira icyo ukora gitare cy'amahanga, mana kubaha urubyaro kubw'urukundo rwawe, kubw'imbaraga zawe, n'ukuri tugusabye tukwizeye kandi tuzi ko ugomba kubikora mu izina ryawe Yesu, amen amen amen. Urakoze Yesu. Imana rero ikomeze kubaha umugisha, ndabakunda cyane, ariko nzi ko Imana ibakunda kurushaho. Ubwo rero mukomeze mugire ibihe byiza. Yari Chantal Hakiza nkuko bisanzwe. Umuntu atakora subscribe kuri YouTube channel yanjye agendeho akoreho subscribe, hanyuma kugira ngo azajye abona inyigisho nyinshi zigomba kujya zimugeraho. Hari inyigisho nziza cyane kandi zishobora kuba zakubaka mu buryo butandukanye. Ubwo rero social media zanjye, Instagram ni Chantal Hakiza, na Facebook ni Chantal Hakiza, wagenda ukankurikira, habaho ibintu byiza cyane, hariho benshi tukunda kuganiriraho. Abari hano muri groupe yo nta kibazo, ugize ikibazo urampamagara ukambwira, iyo ugize kandi kantu urashobora kuba wanyandikira, ntacyo bitwaye, kubera ko ufite numero yanjye ya telefone. Ariko hari abantu badafite numero yanjye ya telefone, ahubwo icyo mugomba gukora ni iki, munyandikire kuri social media zanjye, kandi ujye unyandikira, ujye uvuga ati ndashaka kino, kugira ngo none ushobore kuba nagira uko ushobora kuba nagufasha. Ubwo rero Imana ikomeze kuba umugisha, ndabakunda cyane. Bye bye.